wowe uri mu marira umva ijwi ry'Imana. Baho, wowe uri muri ako gahinda umva ijwi ry'Imana. Baho, wowe uri muri ubwo buzima budasobanutse bupfuye umva ijwi ry'Imana. Baho, wowe kurya biri kwanga kubaho. Baho, wowe bimeze gutyo ukabona. Baho, Imana iguhaye kubaho, Imana iguhaye ubuzima, Imana igiye kubikora, Imana igiye kurwanira, Imana igiye kubisobanura, Imana igiye kuguhuza n'umuntu w'umugisha. Imana iravuze ngo baho. Mukundwa, Imana irakubwiye ngo baho. Navuze ngo Imana igihindura ubuzima. Imana nibikora ntuzibagirwe Imana yabikoze. Imana igiye kugukorera ikintu gikomeye, ntuzibagirwe Imana. Imana igiye kugukorera ubuhamya, ntuzibagirwe iyo Mana. Imana igiye kugukura muri ayo marira n'ako gahinda, ntuzibagirwe iyo Mana. Imana igiye kugukura muri ibyo bikomere by'amagambo, ntuzibagirwe iyo Mana. Imana igiye kugushyira ahantu ukura tangible, ibintu bifatika, amafaranga, ubuzima butangire, akazi, ntuzibagirwe iyo Mana. Shalom, shalom, ni evangeliste Aimable. Imana y'amahoro duhane umugisha. Ndagusuje aho uri hose mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo wa Nazareti. Uyu munsi nkuzaniye ijambo ry'umugisha rivuga ngo nyuma y'ibyo hariho umunezero. Amen. Abarokore baririmbaga aka karirimbo bakavuga ngo nyuma y'ibyo, nyuma y'ibyo, nyuma y'ibyo hazaba umunezero gusa. Nyuma y'ibyo, nyuma y'ibyo, nyuma y'ibyo hazaba umunezero gusa. Mukundwa, nyuma y'ibyo hazaba umunezero. Nyuma y'ibyo, nyuma y'ibyo, nyuma y'ibyo hazaba umunezero gusa. Nyuma y'ibyo hazaba umunezero. Nyuma y'ibyo bidasobanutse, nyuma y'ibyo hari umunezero. Nyuma y'ibyo bidafututse bikurenze, nyuma y'ibyo hari umunezero. Nyuma y'ibyo hazaba umunezero gusa. Nyuma y'ibyo ubona birenze ubwenge bwawe, birenze ubwonko bwawe, birenze. Nyuma y'ibyo hari ikiganza cy'Imana. Nyuma y'uko wibona uri wenyine, nyuma y'uko ubona ubuzima bwagucanze, nyuma y'ibyo ubona wibuze, nyuma y'ibyo hari umunezero, kandi nyuma y'ibyo hari ikiganza cy'Imana. Nyuma y'ibyo hazaba umunezero gusa. Nyuma y'abo bantu bagutaye, nyuma y'uko wibona uri wenyine, nta ka message, ntaki, nyuma y'abo bantu bakwanze, basigaye bakubona nk'ikintu cyangwa nk'akantu, nyuma y'ibyo hari urukundo rw'Imana. Nyuma y'ibyo hari umunezero. Nyuma y'ibyo bikomere by'amagambo, nyuma y'uko wibona, nyuma y'ibyo ubona bitacamo, nyuma y'ubwo bukene, nyuma y'ibyo hari ikiganza cy'Imana. Sinzi uwo ndi kubwira niba ari wowe, ariko Imana iri kumwe nawe. Imana ijya ibikora. Imana ijya ikura umuntu hasi ikamuzamura. Twarabibonye. Imana ikura Morideka hasi ku irembo iramuzamura. Morideka
aratambagizwa. Nawe Imana yabigukorera mu izina rya Yesu. Twarabibonye. Yosefu baramwanga, bamwita Karosi. Imana imukura hirya. Yosefu Imana iramuzana imugira nde? Uzuza. Nawe Imana yabigukorera. Twarabibonye. Dawidi yibereye mu ntama. Dawidi araza Imana imugirira neza, imukuye mu ntama. Dawidi arakomera. Nawe Imana bikoreye Dawidi yabigukorera. Twarabibonye. Imana igifata umuntu wari hese. Abantu bitaga fake, abantu bitaga imbwakazi. Imana ikamuzamura, ikamukura muri ubwo bubwa, ikamukura muri ibyo bise, ikamukura muri ayo magambo. Imana y'amahoro ikamugira neza. Twarabibonye. Ka Esther, yewe akana kagapfubyi, Imana irakazamura, iragatumbagiza. Yesu we, nawe Imana yakugira neza. Ubwo buzima si gereza. Imana igihindura amateka. Twarabibonye. Ibyo bigutesha umutwe, Imana yabigira neza. Ibyo ngibyo bigusajije, Imana yabihindura. Twarabibonye. Yesu azura Lazaro. Mbega nawe ibyo byapfuye Yesu yabizura. Uzajya muri Luka ibice 7. Yesu ahura n'umumama, akana ke kapfuye byarangiye, bagiye kugashyingura. Yesu arabahagarika. Uwarupfuye Yesu amutangiza ubuzima. Ibyo uvuga ngo byarapfuye byaranutse warashyinguye, ni ukuri mu mbaraga z'Imana ishobora byose. Yesu yabitangiza. Yesu ajya ahindura ubuzima, abantu bagatungurwa. Yesu ajya ahindura amagambo, abantu bagatungurwa. Yesu ajya ahindura ubuzima, uwarupfuye bakamwita umuzima. Yesu ajya ahindura ubuzima, uwari imbwa agafasha abandi. Uw'abantu babonaga ari imbwakazi, ari ikintu, Imana ikamugira umuntu w'agaciro. Yesu ajya ahindura ubuzima, utahabwaga ijambo akagira ijambo. Nawe Imana yabigukorera. Yesu ajya ahindura ubuzima. Sinzi ubuzima ubayemo, ariko Yesu yabihindura mukundwa. Umva ijambo ry'Imana. Yobu 14, dusome mu izina rya Yesu. 7. Erega hariho ibyiringiro yuko igiti gitemwe cyongera gushibuka, kandi kikajya kigira amashami bitonome. Umva ku 8. Nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka, n'igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungu, iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka, kigatoha nk'igiti kikiri gito. Ni ijambo ry'Imana. Nyumva neza. Yesu ari kumwe nawe. Abantu baguta, bakwanga, bakugaya, ariko Imana iri kumwe nawe. Umva, Imana iri kumwe nawe. Yesu we, nawe ushobora kubona uri nta buzima ufite, ariko njya mbivuga, ugihumeka Yesu yabikora. Ugihumeka Yesu yabihindura. Ugihumeka wagera hariya. Ugihumeka wabatungura. Imana ijya ibikora. Imana ijya ibikora. Hari abamama n'abasore n'abakobwa n'abapapa bari guhamya Imana. Imana irakumva. Umva, hari igihe usenga ukabaza Imana uranyumva. Imana irakumva. Imana irakumva. Mariko 10, uzasoma inkuru y'Abaritomayo. Arahamagara, yari impumyi, ngo Yesu, Yesu, Yesu. Yesu arakomeza. Harakomeza arahamagara abantu rango cecekerega. Baratangira baramucecekesha. Baritomayo arakomeza. Yesu ageze imbere arahindukira ngo ni mumuhamagare. Umva ku kantu. Umva, hari igihe usenga ukagira ngo Imana ntikumva. Ugahamagara Imana wapi? Nta rezo. Ugasenga n'abantu bakakuvuga ngo warasaze, waracanganyukiye, wakarokorewe, va mu byo urimo, gira gutya, gira gutya. No. Abana b'Imana baratitiriza.
barakomeza bakaguma ku ntumbero, bakaguma kuri Kristo. Amena. Baramuhamagara. Nawe abakwanze bazagusanga bagusaba imbabazi. Haleluya. Ababonaga ko udashobora kugera kure bazagusanga. Yesu ahindura ubuzima. Uwo Yesu agusange aguhindurira ubuzima. Ndabizi neza ibi ndi kuvuga hari ab'Imana yabikoreye bakabibona, bakavuga ati Imana uri Imana, bagasirimba bakabyinira Imana, bakavuga ati Imana ibi bintu ujye ubikora. Imana ijya ibikora, nawe yabigukorera. Cyambere igihe mukawe ya, cya kabiri igira imbabazi, icya gatatu ijambo Imana yivugiye ubwayo. Ibintu Imana yakuvuzeho bizasohora. Ibintu byose Imana yakuvuzeho wowe bizasohora. Amena. Nzazi Imana ku buzima bwawe zizasohora. Imana izakugira neza, izagufasha, izakwagura, izakwigisha. Nzazi Imana ku buzima bwawe nukuri zizaba. Nzazi Imana ntizirwanyika, nta murozo uzirwanya, nta mupfumu uzirwanya, nta nzazi Imana yakuvuzeho zizasohora. Wabipinga, ababipinga bizasohora. Amena. Imana igihanagura amarira, mushwari y'Imana Yesu ajya yizana akayikoza ku maso. Babandi bariraga yegiye bagaseka we, bakabati Imana uri Imana. Amen. Yesu yaravuze ngo baho. Ezekiel 16:6. Baho. 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 Ijwi ry'Imana. Baho. Wowe uri mu marira, umva ijwi ry'Imana. Baho. Wowe uri muri ako gahinda, umva ijwi ry'Imana. Baho. Wowe uri muri ubwo buzima budasobanutse bupfuye, umva ijwi ry'Imana. Baho. Wowe kurya biri kwanga kubaho, baho. Wowe bimeze gutyo ukabona, baho. Imana iguhaye kubaho, Imana iguhaye ubuzima, Imana igiye kubikora, Imana igiye kurwanira, Imana igiye kubisobanura, Imana igiye kuguhuza n'umuntu w'umugisha. Imana iravuze ngo baho. Mukundwa, Imana irakubwiye ngo baho. Navuze ngo Imana igihindura ubuzima. Ariko se evangeliste Marira mabira binari kuvuga azi ubuzima mbayemo. Sinitaye ku buzima ubayemo, sinitaye ku marira urira, sinitaye ku buzima wirirwamo uraramo, nitaye ku mbaraga zishobora byose. Imbaraga zishobora byose za Yesu ziravuze ngo baho. Ziravuze ngo baho. Ziravuze ngo baho. Sinitaye kuri abo bantu bakwanze bakurwanya, no. Umva ijambo ry'Imana riravuze ngo baho. Ezekiel 16:6. Baho. Haleluya. Baho. Babishaka batabishaka, ibishaka ibitegeka, isumba byose iravuze ngo baho. Amena. Erega hari ibyiringiro yuko igiti gitemwe cyongera gushibuka kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome. Amen. Ngo kandi niba kubaza kuki usigaye ufite amahoro, ngo ujye ubabwira ngo ni Yesu wangiriye neza. Umva, abantu bagiye kubaza byagenze gute, byaciyemo gute, ujye ubabwira ngo ni Yesu wakugiriye neza. Mushwari y'Imana ije guhanagura amarira n'ako gahinda.
Imana ijya ibihindura. Dufite ubuhamya, dufite ubuhamya. Yesu we, dufite ubuhamya bwinshi ukuntu Imana igenda ikora. Hari ubuhamya, hari ubuhamya. Hamara imyaka 38 ku kidendezi, Yesu araza arahamukura. Hari ubuhamya. Ibya Yesu byaturengana ni byinshi, ariko hari ubuhamya. Hari ibyo Imana ikorera abana bayo. Hari ubuhamya. Hari ibyo Imana ikura umuntu muri puberi ikamushyira hejuru. Hari ibyo Imana ikura umuntu hahandi muri nyagupfa ikamujyana ikamutumbagiza. Hari ibyo Imana yambika umuntu. Hari igihe Imana ikorera umuntu ubukwe. Hari igihe Imana yigisha umuntu. Hari igihe Imana ihindura vibi ikagaragara, abantu bakaba bati niwe siwe. Hari igihe Imana hari igihe neza y'Imana ikuza. Hari igihe urukundo rw'Imana. Hari igihe abatarabyaraga Imana bahaye kubyara impanga. Hari igihe Yesu we, Imana igira ikora. Iyo Imana iravuze ngo baho muri ubwo buzima, baho. Mana we, hari igihe uwari indaya ahinduka umuntu muzima. Hari igihe utagiraga akazi Imana imuha gutanga akazi. Utagiraga akazi, wari umushomeri, uwo bitaga maskini, uwo bitaga igicucu, atanga akazi. Hari igihe umuntu abantu bakiniragaho bamufata uko bishakiye, Imana igira bati no, I'm tired of this. Imana ikamuhindura ubuzima. Ndi kuvugana nawe kandi Imana iguha umugisha. Herega hari n'igituma utapfuye. Hari igituma bakuvuga kuriya ntupfe. Hari igituma hari igituma warakotse. Hari igituma kimeze uko nguko. Hari igituma wumvishe n'iri jambo ari nacyo gikomeye. Ni ukuvuga ngo Imana yavuze ngo baho kandi wakire kubaho mu izina rya Yesu. Imana ijya yambika abantu, Imana ikabigisha, Imana ikabaha ibyo bakennye. N'Imana umva, n'Imana nyine, n'Imana ishobora byose. Byose ku Mana birashoboka. Ibyo bintu bitagushobokera ku Mana birashoboka. Ibyo bintu bikurenze birashoboka. Iyo presi ikurenze Imana ibyikuraho. Ako gahinda kakurenze nikavaho mu izina rya Yesu. Kamusomera ijambo. Yesaya 45:5. Ninjye Uwiteka nta wundi, nta yindi Mana ibaho atari njye. Nzagukenyeza nubwo utigeze kumenya, kugira ngo uhereye iburasirazuba ukageza iburengerazuba bamenye ko ari nta yindi itari njye. Ninjye Uwiteka nta wundi ubaho. Ninjye uri mu mucyo n'umwijima, nkazana amahoro n'amakuba. Ninjye Uwiteka, ninjye ukora ibyo byose. Wajuru tonyanza ikirere gisandara, gukiranuka kuva mu ijuru, isi nikinguke babonemo agakiza. Amen. Yesu we. 12. Naranyisi nyiremeramo abantu, ijuru nararyibambiye n'intoki zanjye, n'ingabo zaryo zose ndazitegeka. Amen. Niko Imana yawe ivuze. Yitwa Imana, yitwa ikomeye, yitwa ishobora byose, yitwa itananirwa, yitwa Imana yawe, yitwa ndiho, yitwa irakuzi, yitwa irakomeye. Iyo Mana yitwa ni Imana yubika ikura, ni Imana isenya ikubaka, ni Imana ikuzi ngo n'umusatsi wo ku mutwe wawe wose irawuzi. Luka 12:6 kumanuka. Ni Imana ikuzi neza imbere n'inyuma.
n'Imana ngo bagutika kurarura we. Amena. Ngo abantu baguta ngo ariko ntizaguta izakurarura. Zaburi 27:10, Yesaya 49:15, ngo hari umubyeyi wawe yakwibagirwa. Imana igira naho ivuga ngo mama wawe yakwibagirwa ashaka guta, ngo ariko yemo ntizakwibagirwa. Haleluya. Ngo kandi ngo Imana yawe ngo izaguheka mpaka imvi zibaye uruyenzi. Imana iri kumwe nawe, uri ku mugongo w'Imana. Haleluya. Imana ni Imana. Abarokore bajya ngo ni Imana, ngo shango hari igiti ngo yagutindije mu Imana iragutegera. Nawe ndabona Imana igutegeye, nawe ndabona Imana ikumwakuye, nawe ndabona Imana iguhaye igukuye muri Z ikagushyira muri Z, nawe ndabona Imana hari ibyo iri gukora ku buzima bwawe. Umva, nta byiringiro ufite, ariko twasomye inkuru. Wakira ibyiringiro mu izina rya Yesu. Imana igira ikora. Imana iguha umugisha mukundwa, uri uw'Imana. Amagambo ntakaguca intege, uri uw'Imana. Ibitekerezo byawe ntibikagupfobye, uri uw'Imana urakomeye. Uri uw'agaciro, uri umunyembaraga. Imana iguhuze n'umuntu w'umugisha. Imana ihindure ubuzima bwawe butangire bube bwiza. Wakire kwa mu bitangaza by'Imana. Ariko nsoje ngusaba, Imana hari ibyo igiye kugukorera, ariko mukundwa, Imana igiye kubikora. Amen. Imana nibikora, ntuzibagirwe Imana yabikoze. Imana igiye kugukorera ikintu gikomeye, ntuzibagirwe Imana. Imana igiye kugukorera ubuhamya, ntuzibagirwe iyo Mana. Imana igiye kugukura muri ayo marira n'ako gahinda, ntuzibagirwe iyo Mana. Imana igiye kugukura muri ibyo bikomere by'amagambo, ntuzibagirwe iyo Mana. Imana igiye kugushyira ahantu ukura tangible, ibintu bifatika, amafaranga, ubuzima butangire, akazi, ntuzibagirwe iyo Mana. Kuguhanura mu izina rya Yesu. Agusi ndumva atari ubuhanuzi, ndumva ari ikintu wowe umurikiye, simbizi, ari ikintu Imana igiye kugukora gifatika, tangible. Ntuzibagirwe iyo Imana ibikoze. Wakira ubuzima bushya muri Kristo Yesu. Ugubwe neza. Ni Evangeliste Marira. Ibihe byiza.